Twakomeje kumva rero imiryango mpuzamahanga nk'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hari amatangazo basohoye bagira icyo bavuga ku bintu byifashe igoma nyuma yuko M23 ihafashe, basabye yuko habaho agahenge hagakomeza ibiganiro bya politiki, ariko ibi biganiro leta ya Kongo yanze kubigirana mu buryo butaziguye na M23 kandi noneho hamaze kugera igoma. Twabonye inama zatumijwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, twabonye ibiganiro perezida wa Afurika y'Epfo yagiranye na perezida mugenzi we w'u Rwanda. Twavuga ko habaye nk'ikintu kimeze nko gukanguka muri diplomasi, hari impinduka dushobora kubona mu buryo iki kibazo cyafatwa ku rwego mpuzamahanga. Ntabwo navuga gukanguka muri diplomasi kuko tubivuze gutyo bavuga ko diplomasi yahagaze cyangwa yari yatsinzwe cyangwa se yari yacitse intege. Diplomasi ntabwo ibiganiro bibera muri diplomasi cyangwa mu bubanyi n'amahanga ntabwo byihuta uko abantu babyifuza. Reka dufate nk'aba ngaba mu kanya mbonye baduha amakuru y'abantu bari kwinjira benshi cyane b'impunzi bari kuva hakurya. Aba ngaba ufate n'abajeje, ufate n'abamaze umwaka, ufate n'abamaze imyaka ibiri, ibaze ukuntu bo batekereza diplomasi. Barirwa ntambi bumva bigenda gahoro cyane. Muri diplomasi rero bishobora kugenda gahoro, rimwe bigacwekera ubundi bikabyuka. Iyo habaye igikorwa nk'iki ngiki cy'imirwano abantu bakajya bagakwira imishwaro bagahunga, abandi bagakomereka, abandi bakagera bate, nibwo ubona hongeye kugarukamo ingufu. Ariko mu by'ukuri nk'uko bivuze ati kanaka umuyobozi runaka, umuyobozi w'umuryango runaka arasaba ko abantu bahura, abayobozi runaka bavuganye, biragaruka kuri cya kintu twose tuvuga. Iki kibazo ntago kizakemurwa n'intambara, ikibazo kizakemurwa na diplomasi, ikibazo kizakemurwa n'ibiganiro. Ariko twongere tubivuge, ese ikibazo uko guverinoma ya Kongo ikivuga, igitangaza, icyamamaza niko koko kimeze hano hirya mu burasirazuba bwa Kongo? Aho ngaho rero niho ingufu za diplomasi zigomba kugaragarira. Nkuko wari uvuze ati ese noneho barakangutse, ese noneho baraza kubikemura cyangwa se kubera iki ubu noneho mbona bisa niho byongeyemo imbaraga mu kushaka. Hongeyemo imbaraga kubera yuko hari ibikorwa biba bibaye, noneho navuga ngo bigaragaza ikibazo ku bakireba bose, haba abaturage hano mu karere ndetse no mu rwego mpuzamahanga. Abantu bakajya bagakwira imishwaro, abantu nkuko nari mbivuze, niba hari imirwano abantu bagakomereka, bigatuma noneho abantu bavuga batari ko cya kibazo nubwo cyari gisanzwe ariko kiriyongereye, bigatuma noneho abantu reka dukoreshe na mvugo wari uvuze ati bakongera bagakanguka cyangwa se bakikanga. Ariko noneho niba bikanze bakemera kuvuga bati okay, duhamagaze ibiganiro tuganire, ese koko noneho baraza kuganira ku mpamvu nyazo, kuko niho ikibazo kizingiye. Niba yemera kuganira ku mpamvu nyazo, iki kibazo cyakemuka. Ukubona ko ikibazo tariko iki gihe cyose ubundi batinze kubera iki? Muri ibi biganiro iyo miryango mpuzamahanga ibihugu bisaba ibyo biganiro basaba no guhagarika imirwano, kuko turabona ko inagira ingaruka ku Rwanda nk'uko twabibonye ejo. U Rwanda rwo rurasaba iki, rwiteguye gutanga iki? Ese hari igishya cyaba kiri muri ibyo ugereranyije nuko ikibazo cyari gisanzwe kimeze? U Rwanda icyo rusaba rwamye rugisaba ntigihinduka, kandi no mu gukemura iki kibazo cyangwa gushaka igisubizo rwemeye yuko igihe cyose bazarushakira ngo rukore icyo rugomba gukora ruzagikora. Icyo rugomba gukora n'icyo bavuze ko narwo rwemera yuko ibi bibazo bitakemuka mu nzira y'intambara, ko hari ibibazo bigomba gukemuka mu nzira y'ibiganiro. Iyo pozisiyo cyangwa se uwo murongo rugenda ntibigeze uhinduka. Mu kanya navugaga ku mpamvu nyakuri. Iyo wumvise guverinoma ya Kongo ivuga yuko u Rwanda rufasha M23 kugira ngo u Rwanda rujye kwiba imitungo ya Kongo, naho rugo bigarukira. Ariko u Rwanda ku rundi ruhande rwagaragaje mbere na mbere ikibazo cy'umutekano warwo. Hari ikibazo cy'umutekano warwo, uvuga uti hari abantu hari hakurya bafite muri gahunda yabo yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, babivuga ndetse banabishyira mu bikorwa. Icyo kibazo guverinoma ya Kongo ikacyumva, abo ni FDLR tuvuga, rimwe ikemera ko bahari, ubundi ikemera ko badahari. Hanyuma na za raporo zigenderwaho hirya no hino zikaza zihamya ko bahari ndetse banakorana n'uwo mutwe.
bakabitangira ibimenyetso, dore aho bakoreye inama, dore abaje mu nama, dore ibyo babahaye. ingabo za Kongo, guverinoma ya Kongo ifatanyije na FDLR. Noneho niba u Rwanda rugaragaza iki kibazo cy'umutekano, wowe bakubwira rimwe na rimwe nemera ko bahari, ubundi ukabihindura, raporo zikabikwemeza, ubundi ukabyikiriza no mu nama muri kumwe n'abakuru b'ibihugu bateranye. Ariko icyo kintu wagera hanze ukakirengagiza, iyo mvuze hanze ni niyo ugeze iwawe, ukavuga yuko icyo kibazo nta gihari, ko abo bantu bashaze nta n'icyo bamaze, ndetse ko mu by'ukuri u Rwanda ari urwitwazo. Nyamara tuzi igihe rimwe na rimwe bateye mu Rwanda, rimwe na rimwe basenye ibikorwa mu Rwanda, rimwe na rimwe bishe abantu. Kuba wowe ubihakana ntabwo bivuga ko u Rwanda rugomba gusinzira kuvuga ngo yabihakanye, ngo koko buriya nibwo yabihakanye nta kibazo gihari. Icyo ni icyambere u Rwanda rwagaragaje. Noneho hiyongeyeho n'ibindi kuri icyo kibazo cy'umutekano. Uyu munsi Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko umwanzi we ari guverinoma y'u Rwanda na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Avuga yuko yiteguye guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda kubuvanaho. Avuga yuko yiteguye kuba ahagaze i Goma yarasa i Kigali. Iyo abivuze ntabwo abakina, niyo yabakina ubivuze subonetse wese. Ibyo ni ibihungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi u Rwanda rwamye rubivuga. Ubu ntibibaye bibiri ku kibazo cy'umutekano, ongeraho noneho ubwo bufatanye n'izo za abawazalendo n'ingabo z'u Burundi, uburenganzira bwabo n'abacanshuro. Ibyo byose bagamije, na SADC yaje ivuga iti tuje kurwanya M23, ariko hari n'undi mwanzi ntibavuze uwo ari we. Ibyo byose ni birebana n'umutekano w'u Rwanda. N'u Rwanda rukemera ko hari ingamba zafashwe, ndetse no ku mugaragaro no mu nama zabaye bavuga ati nibigenda gutya zizavaho. Icyo ni kimwe. Noneho hari ikindi kireba abanyekongo hagati yabo, ariko kikagira ingaruka ku Rwanda. Ni ukuvuga ngo ikibazo cy'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, bazira ko bavuga Ikinyarwanda, bazira ubwoko bwabo. Ibyo bintu bigakorerwa raporo n'umuryango w'abibumbye, kuko intumwa yihariye y'umuyobozi w'umuryango w'abibumbye yabikorezeho raporo 2 cyangwa 3. Inavuga iti ibi bikorwa bibakorerwa ku mugaragaro, ku manywa, ibimenyetso birahari, bishobora kuvamo jenoside. Abo bantu muzi neza yuko ingaruka ya mbere iba ku Rwanda n'iki, bahungira no mu Rwanda. N'ahandi barahari, ariko mu Rwanda barahari. Icyo kibazo n'ejo bundi numva briefing yaberaga i Kinshasa, bavuga ko nta mvugo z'urwango zihari, ko nta bantu bazira uko bavutse, ko ibyo bintu ari ukubeshya, ko ari by'u Rwanda rwitwaza, ko ari nabwo rubihimba. Nibyo nahoze mvuga rero, niba wowe wiyemeje kuvuga gusa ngo ikibazo gihari n'u Rwanda rufasha M23 kugira ngo baze kwiba imitungo, nyamara hari ibindi bibazo nawe uzi neza bihari wirengagiza, rimwe na rimwe wemera, ubundi ugahakana, nguko uko ikibazo kidakemuka. Ngarutse rero ku byo wavuze, reka twizere ko noneho nkuko wabivuze muri uku gukanguka, muri ibi biganiro bigiye kuba, noneho bazavuga bati Kongo vuga ikibazo cyawe ikakivuga, u Rwanda vuga ikibazo cyawe, maze kubisobanura mu magambo make bakakivuga, akaba ari byo noneho mu by'ukuri byigwaho.